ikindi wenda niba udashaka ko muhora mwanika matera, kuko no kwanika matera niba mufite inzu abatantine barara hanze muri annexe barabibona nyine ati kana kahora yanika matera, cyangwa abashyitsi baje iyi matera siri hano hanze byagenze gute, hano muracyafite abana banyara ku buriri, c'est pas possible. No, ushobora gushyiraho simirikwire cyangwa ishashi, noneho ahubwo mukajya mufura amashuka. Ibyo nabyo byabafasha, noneho ugakomeza umuganiriza mubigendanamo neza, ukabona umwana rwose ikibazo aragikize kandi ntikimutere depression, ntikimutere kwitekerezaho, ntikimutere kumva ahungabanye muri we, ntikimutere ipfunwe, nawe akagira ijambo, akabona ko mumukunda, akabona ko mumuganiriza neza, akabona ko mumwumva. Ibyo byose biramufasha akava kuri ya ngeso neza kandi agakura neza, ubuzima bugakomeza. Iyo tujya tuganira ugasanga turi kuvuga ku bintu bitandukanye, ugasanga turimo turajya impaka, ugasanga hari ibyo tutari kumvikanaho, ariko turarebera hamwe ikintu wasimbuza inkoni. Ese waba udakubita umwana? Ese abana ko baba bakeneye igitsure, ko baba bakeneye akanyafu, ibyo bintu se wabyitwaramo gute? Ariko tujya twumva mu mahanga ngo ntago bakubita abana, ngo hagira ubundi buryo babaganiriza, ngo iyo ukubise umwana ngo arakuripotinga kuri polisi, ngo akaba niyi bakaguha wenda warning, hari n'igihe ngo babatwara, ngo ukajya ubabonera kure cyangwa ntunababone bitewe n'uburyo nyine wabyitwayemo. Ariko mu muco wacu twebwe twarakubiswe. Harimo abantu bakubiswe ku buryo akubwira ati mama yarakubitaga, ati ziriya nkoni sinazibagirwa. Noneho uburyo wakubiswe ukumva nawe umwana, hari ukuntu ababyeyi ba kera yarebaga gusa ugahita wibwiriza, ugahita umenya icyo ashatse kuvuga. Ni igitsure, niba wari wicaye nawe ugahita ubumba amaguru, reka se nakubwira, ugahita umenya icyo mama avuze. Ariko muri iki gihe tugezemo, muri iki kinyejana, ntabwo byoroshye guhanisha abana inkoni. Nubwo uvuga ati ngewe ukuntu mama yatsiburanaga cyangwa papa ati inkoni za papa, atuzi papa iyo yajyaga kugukubita, ati ntabwo byabaga byoroshye. Ariko ubu ngubu ntabwo abana muri iki gihe twabarera gutyo ngo bikunde, ntabwo nubwo byavamo rwose. Ariko hari n'ukuntu ababyeyi ba kera bavuga ngo abana b'iki gihe tubarera bajeye, ngo abana b'iki gihe nibo ngo bafata ibyemezo, ngo abana b'iki gihe nibo ngo usanga ngo icyo ashatse nicyo ababyeyi bakora. Ariko se twabikora gute mu buryo bwiza butabangamiye sosiyete, butabangamiye umwana, kandi budatuma abantu bagufataho ijambo ngo wareze nabi? Ikintu cya mbere rero, banza ube inshuti n'umwana wawe. Guhera umwana akiri muto, itoze kugira ubucuti budasanzwe. Ube umumama uciringa, pana umumama ufunze isura, utaba umumama ukanganye, cyangwa umupapa utaha abana, reka ibintu byose bigahita biva mu nzu ngo papa araje. Gerageza ube inshuti n'abana bawe, ubonera abana umwanya, kuko ni muba inshuti bizatuma mubasha kujya muganira, n'aya makosa yakoze ubashe kumuhanisha ubugwaneza, umuhanisha ubwenge, umuhanishe gushyira mu gaciro, nta nkoni ijemo, kandi ubona umwana arikosoye, umurinde kumukubita. Ariko nanone hari igihe kiba ngombwa akanyafu kagakenerwa.